Kristo uwera wa Israeli. Shimwa ko twabonye uburyo mwami data tubasha kukuramya, tubasha kuguhimbaza, tubasha kuvuga gukomera kwawe n'imbaraga zawe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro, izina ryawe risingizwe. Data wa twese uri mu ijuru turagushima, turagusingiza, turakuramije. Data nyiribiye tugushize hejuru yuko uri mwiza, nta yindi Mana ihwanye nawe. Data akiri icyubahiro, akiri kuzo, akiri ishimwe. Yesu Kristo turagusingije, Yesu Kristo turaguhimbaje, Yesu Kristo turagushira hejuru, nta yindi Mana ihwanye nawe, ni wowe kwiringirwa no kwizerwa. Data rero turaha duserukira itorero, duserukira ibihugu, duserukira iki gihugu, duserukira mwami, tuzi imbere yawe ku gicaniro, tuzi imbere yawe mwami Yesu Kristo, ngo uhabwe icyubahiro, uhabwe ikuzo, usingize iteka, usingizwe ibihe byose. Mwami w'abami, data wa twese, data turagushimiye, turagushkurira ubwatsi, turagusingiza Mana, mwami Imana yacu, data nyiribiye. Aha niho twasezeraniye umwaka utangira, aha niho twari turi Mana, tugusenga, tugushima mwami data nyiribiye, tugushimira ibihe twari tumaze, iminsi twari tumaze, umwaka twari turangije. Nanone tukwereka mwami data nyiribiye n'umwaka dutangiye, niho tugarutse ahangaha ngongere Mana uhabwe icyubahiro, tugarutse ahangaha ngongere ushigwe hejuru, tugarutse ahangaha mwami data nyiribiye ngo twongere tugushime. Wabanye natwe, watugiriye neza, twahuye n'ibikomeye ariko waraturinze, twahuye n'ibitangaje wowe wabaye Imana, twahuye n'ibituruhije ariko waraturuye, twahuye n'ibimwami data nyiribiye n'ibigoye imitima yacu, ariko mwami Yesu Kristo wabashe kutugirira neza, uratufasha mwami data nyiribiye, imitima yacu none irahari. Turagushima Mana watubabariye, turagushima Mana wagendanye natwe, ishimwe n'iribi ryawe Yesu Kristo. Data usingizwe, uhabwe icyubahiro. Akira amashimwe y'uyu mwaka, akira amashimwe mwami mu mpera y'uyu mwaka, muri aya masaha ya nyuma mwami data dusoza. Akira icyubahiro, akira ishimwe, sigwa hejuru, sigwa uri uwo kwizerwa, ukaba uwo kwiringirwa. Nta yindi Mana ihwanye nawe Mana, nta yindi Mana dushima atari wowe, nta yindi Mana dusingiza atari wowe, nta yindi Mana dushira hejuru atari wowe. Ni wowe gushimwa, ni wowe gusingizwa, ni wowe Mana yacu data dushima, dusingiza. Turagushimiye Yesu, turagushimiye data, turagushimiye wowe watugaburiye muri korona, turagushimiye wowe mwami data nyiribiye waduhaye kugenda muri korona. Turagushima Yesu Kristo wa Nazareti, data nyiribiye uwera wa Israeli, waturinze abanyazi, waturinze abajura, waturinze mwami data nyiribiye abatugira nabi. Yesu Kristo wa Nazareti, ushimwe uhabwe icyubahiro, data ushigwe hejuru yuko tugifite ibinyita byacu, twebwe twese turi bazima. Turagushimiye Mana, turagushimiye itorero rya Kristo rigishinze hano, riri ku muhanda, riri kwibarabara, ariko mwami data rirakomeje. Turagushima Yesu waturinze, turagushima Yesu wabanye natwe, turagushimiye gitare gikomeye, turagushimiye kuri byinshi twagezeho, turagushimiye mwami Yesu Kristo, turagushimiye ku ntambwe waduteje, turagushimiye Mana ku bushobozi waduhaye, turagushimiye. Ushimwe Yesu ku nshuti n'abavandimwe, ushimwe data gitare gikomeye, itorero ko ryakomeje, ushimwe kubw'ijambo ryawe ryagumijwe kuvugirwa hano. Ushimwe Yesu Kristo, usingizwe mwana w'Imana, ushigwe hejuru data wa twese. Nta yindi Mana yo gushimwa, nta yindi Mana yo guhimbazwa, hayini data dushira hejuru ni wowe Mana. Data tugushize hejuru, tugushize hejuru, tugushize hejuru, tugushize hejuru mwami. Uyu mwaka twasenze, twasabye guhinduka, twasabye guhindukira, twasabye guhindura. Mwami data nyiribiye turagushima, turagusingiza data Yesu Kristo wa Nazareti, Mwana w'Imana isumba byose, data wa twese uri mu ijuru. Haleluya, haleluya. Data turagusingije, data turaguhimbaje,
yuko waduhaye umwanya wo kwiga hejuru yo guhinduka, yo kwiga hejuru yo guhindura. Mwami data nyiribihe, reka dusuzure imitima yacu, reka duhinduke, reka duhindukire, reka mwami data igitare gikomeye, duhindure imivugire, duhindure imikorere, duhindure imyifatire. Data nyiribihe, ingamba zifatwe none, mwami data z'umwaka utaha, Yesu Kristo zihinduka ari ingamba zuzuye urukundo rw'Imana, zirimo mwami data nyiribihe kwegera Imana cyane, gukunda Imana cyane, kubaha Imana cyane, kugendana n'Imana cyane. Mwami data igitare gikomeye, wewe wa Israeli, Imana isumba zose, wa Baba wastahili, Yesu Kristo wastahili, Mwokozi wetu wastahili, hakuna Mungu kama wewe. Ni wewe dushimye, ni wewe dusingije, ni wewe dushize hejuru, ni wewe duhimbaza, ni wewe mwana w'Imana, ni wewe data wa twese, ni wewe Mana nzima. Data wowe urakomeye, urahambaye Yesu, nayi n'Imana ihwanye nawe, simpabwa icyubahiro, singizwe iteka, uri uwo kwizerwa, ukaba uwo kwiringirwa, nayi n'Imana ihwanye nawe. Data tugusingishije imitima yacu, turakuramije, turagushimiye, turagusingije, urakomeye, urahambaye, ntabwo ihwanye nawe. Uri Imana ikora ibikomeye, uri Imana ikora ibitangaje, uri Imana ikora ibirengeye, uri Imana ikora mwami data ibirenze uko twabivuga, uko twabitekereza. Izina ryawe rihabwa icyubahiro, singizwe iteka yuko ukoze ibikomeye. Mwami akira amashimwe yacu, akira mwami data duciye bugufi, akira guca bugufi kwacu tuzamura icyubahiro cyawe, akira guca bugufi kwacu Mana data nyiribihe. Uyu mwaka mwami Yesu uduharire ibyaha n'ibicumuro n'ibikorerwamo, ibyo twakoze byose bitagushimishije Mana ubiduhanagureho, ubidukureho mwami data. Umwaka utaha ntubiduharureho, Yesu Kristo w'i Nazareti, uduharire imyenda yacu nk'uko natwe tuyiharira abari mu myenda yacu. Data tuduhanire gutwesha, ahubwo dukize umubi mwami Yesu nyiribihe, udukize ibibi byose byatwizingiyeho vuba, byaritse muri twebwe, mu ntekerezo, mu mitima, mu mikorwa zose. Ubiduharire Mana, utaduharuriye ubidukureho burundu mwami, ubikureho itorero rya Kristo, iyo mivumo yose ubidukureho mwami data. Dukeneye kwambuka kwinjira mu mwaka utaha mwami data, turi ibyaremwe bishya, turi abanyamahirwe, abanyamugisha. Ubwiso Yesu Kristo duharire, twihaniye itorero, twihaniye abera, twihaniye abaraha, turihaniye duciye bugufi, dusabye imbabazi Mana yacu, dusabye mwami kugirirwa neza, dusabye mwami data gutabarwa nawe, dusabye mwami Yesu nyiribihe impinduka zigaragare, kuko mwami data nyiribihe twifuza data igitare gikomeye ngo twinjire mu mwaka udasanzwe, twinjire mu bidasanzwe, twinjire mu bikomeye, twinjire mu bitangaje. Yesu Kristo w'i Nazareti, mwana w'Imana isumba byose, ngwino ubane natwe Mana, tugiriye neza yuko uri uwo kwiringirwa, ukaba uwo kwizerwa. Nta n'Imana ihwanye nawe, nta n'Imana ikora ibikomeye, nta n'Imana yo kwizerwa. Ni wowe data, ni wowe turamije, ni wowe duhimbaje, ni wowe dusingije, ni wowe mwami w'abami Yesu Kristo w'i Nazareti, mwana w'Imana, data wa twese uri mu ijuru. Ndagushima Mana, ndaguhimbaza, habwa icyubahiro, habwa ikuzo, singizwe iteka yuko uri uwo kwizerwa, ukaba uwo kwiringirwa Mana. Data ni wowe dusenze, ni wowe dusabye Mana, ni wowe dusingije data nyiribihe. Rushaho kuduheza rwose ubutungane, rushaho guheza buri wese gutunganya adatunganyije mwami data nyiribihe, mu ntekerezo, mu bikorwa mwami data nyiribihe, mu ngamba zikomeye zishinganishwa muri Kristo Yesu, zishinganishwa mu ijambo ry'Imana. Wese buri wese mwami data kuhakora neza, kugira ngo twinjire rwose Mana dukwiriye, dutunganye mu mwaka utaha mwami Yesu nyiribihe, ubudasanzwe ubamo impinduka mwami data zifatika zikomeye. Umuntu abona ikivi, umuntu abona aho avuye n'aho agiye, abone mwami data kugira ngo twinjire mu buzima bwiwe, mu mutima, mu mubiri mwami data nyiribihe, environnement aho dutuye, impinduka zibashe kuhagaragara. Turagushima Yesu udushoboza, turagushima Yesu uri budufashe, turagushima mwami data uri bugirire neza isi
isi ya none ihinduke mwami data nyiribihe, Kenya ihinduke, ibintu bihinduke byose mu izina rya Yesu, kubera ko mwami data igitare gikomeye ari wowe dutabaje, ari wowe twiringiye, ari wowe mwami data dushiramo mwami Yesu nyiribihe iyi minsi, kugira ngo mwami data iyi minsi idasanzwe ku buzima bwacu. Ndagushima Bana, ndagushima Yesu Kristo kuko twumvise, ndagushima ko ari wowe dusenga, kandi mwami data nyiribihe utwumva. Muririmbyi yararembye ngo ninavyoomba kweli natoa wasikia yaliyo mema kwetu, twatoa wewe wayafanya. Iyo dusenze uzutwumva, iyo dusenze mwami data uzubikora, iyo dusenze uzutugirira neza. Izina ryawe rihabwe icyubahiro kandi usingizwe iteka. Uruwo kwizego kandi ukabaho kwiringirwa mu izina rya Yesu Kristo, senze twizeye iteka ryose. Mwami data tugushimiye, tugukomeye amashyi, tuvuga ngo ushimwe, uhabwe icyubahiro kuko ugira neza kandi ukora ibikomeye. Mu izina rya Yesu Kristo senze twizeye, amen. Amen. Turirimbe akaririmbo kamwe, shima Imana, hanyuma tuza kwinjira mu musozo w'uyu mwaka, dusoma ijambo ry'Imana. Shima Imana mutima wanje we, shima Imana mutima we, shima Imana mutima wanje we, shima Imana mutima we, shima Imana mutima wanje we, yo shima Imana mutima we, shima Imana mutima wanje we, shima Imana, shima Imana mutima we. Iyo bikomeye, iyo bikomeye wiheze ubabaye, eragutabara mutima we. Iyo bikomeye, iyo bikomeye wihebye ubabaye, eragutabara mutima we. Shima Imana, shima Imana mutima wanje we, shima Imana mutima we, shima Imana, shima Imana, shima Imana, shima Imana mutima we. Amen. Shima Imana mutima wanje we, shima Imana mutima we, shima Imana, shima Imana mutima wanje we, shima Imana mutima we, shima Imana, shima Imana mutima wanje we, shima Imana, shima Imana, shima Imana, ai shima Imana, shima Imana, shima Imana mutima wanje we, shima Imana mutima. Iyo bikomeye, iyo bikomeye wihebye ubabaye, aragutabara mutima we. Iyo bikomeye, iyo bikomeye ari ubabaye, aragutabara mutima we. Shima Imana, shima Imana mutima wanje we, shima Imana, shima Imana mutima wanje we, shima Imana mutima we. Dusome ijambo ry'Imana
asoma Zaburi y'Ijana na 24 biravuze ngo yaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu abe ariko ari Abisirayeli bose bavuga none. Iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu ubwo abantu baduhagurukiraga baba baratumize bunguri tukiri bazima, ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe amazi aba yaraturengeye rwose, isuri iba yaratembye ku bugingo bwacu, amazi yihindurije aba yaratembye ku bugingo bwacu. Uwiteka himbazwe utaradutanze kuba umuhigo w'amenyo yabo, ubugingo bwacu bukize nk'uko inyoni iva mu kigoyi cy'abagoyi. Ikigoyi kiracitse natwe tuvamo turakira. Gutabagwa kwacu kubonegwa mu izina ry'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Amen. Bwana sifiwe sana. Ndashima Imana cyane kubw'aya masaha, w'iri joro, kubw'iri kesha ridasanzwe. Ibi byose ni inyigisho zakagombye kuba ziriho ubunyine. Ndemera ko iki gihe ari igihe cy'ubuhenebere bukomeye. Ndemera ko iki gihe ari igihe giteye ubwoba, kigomba gutera ubwoba indwari zose. Ni igihe cy'indwari zirimo zitaka zinyinyiriwe, ni igihe Satani ateye imitima n'imibiri n'amatorero n'isi ya none, kubera ko turi mu bintu bidasanzwe, turi mu bihe bidasanzwe. Ubu tuba duteranye twuzuye hano, ariko ubu ndore turi bakeya kubera impamvu za korona zo gutinya urupfu. Impamvu nini cyane, ni impamvu yo gutinya urupfu, kandi ndaho utazapfa. Ariko ubu nyine urupfu, abandi Bibiliya itwereka aho guhungira, ubuhungiro bwacu ko ari ku Mana. Ariko ubu ngubu ndaguhungira ku Mana, ndaguhungira mu masengesho, ndaguhungira mu kwegera Imana. Ahubwo abantu ko barahungira mu myobo, abantu ko barahungira mu maso, abantu ko barahungira mu dupfukamunwa, abantu ko barahungira mu sanitizer. Ubu niho abantu baba bahungira. Aho hose nta buhungiro buriho. Ubuhungiro nyakuri, ubuhungiro bw'ukuri ni Kristo Yesu, ni Umwami Yesu. Sema amen. Yesu niwe buhungiro bwacu, Yesu niwe mbaraga zacu. Bibiliya yavuze ngo iyaba Uwiteka atari wowe wari mu ruhande rwacu aba ariko Abisirayeli bose bavuga. Bini Dawidi yasavuga hejuru y'amazamuka, indirimbo ye y'amazamuka, indirimbo y'amazamuka n'indirimbo yo gushima Imana, n'indirimbo yo kuramya Imana, n'indirimbo yo gusingiza Umwami Yesu. Dawidi arasingiza, aravuga ngo Abisirayeli bose bavuge iyi verse. Amen. Amen. Kazungu yasinze. Abisirayeli bose bavuga iyi verse, bavuga ngo yataba Uwiteka uri mu ruhande rwacu. Sema amen. Iyaba atari Uwiteka, iyaba atari Uwiteka wari mu ruhande rwacu, timuba muriho none. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Iyaba atari Uwiteka tuba turimo tugenda, iyo ataba ari Uwiteka tituba tuvuga, iyo atari Uwiteka tituba turimo turya, iyo ataba Uwiteka tituba duterana. Ariko kubera ko ari Uwiteka twabashije kurinda. Abisirayeli bose, abikigihe bose, iyo baza kubimenya